Reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo. Nongeye kubahereza ikaze irambuye cyane kuri Shema Dossier Anarctique. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe, ndetse ni n'iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kugendana namwe mu biganiro byacu bya buri munsi, n'amakuru menshi cyane ndetse na byinshi dukomeza kugenda tubagezaho. Aho rero twebwe tuba turimo turabarambura page zikomeye cyane, twabwira uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze muri rusange. Aka kanya rero twamazije kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi ahazwi nka Rubaya. Tuje gushyira isuku ku makuru aba arimo aragenda avugwa kuri Generali Mutayomba. Uyu akaba amaze kumvana imitsi n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu buryo bukomeye cyane, bakoranyemo kabisa bumva uko ibiro bingana rwose. Baravuga bati uyu mugabo nakaga. Uwo rero bamwita Generali Mutayomba, wamaze kuba Generali Mutayomba. Reka manze mbabwiriye inkuru yirimo iragenda ivuga yuko uwitwa Generali Mutayomba yaba yamazijwe kwicwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ko ari fake news. Ni fake news kabisa, ngendeye kuri ibimenyetso ndetse n'amakuru akomeza kugenda atugeraho. Rimwe amakuru yihutirwa cyangwa se amakuru atugezeho aravuga ko General Mutayomba wa Wazalendo wavuga ko yishwe n'ibitero bya drone mu by'ukuri muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko muri iyi axe ya Rubaya, ari ibinyoma. Nyuma saha hashize ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu matsinda atandukanye mu by'ukuri asangizwamo amakuru cyangwa se akusanyizwamo amakuru, hakwirakwiye inkuru yavugaga kuri Generali Mutayomba, umwe mu bayobozi bazwi mu mitwe ya Wazalendo. Yaba rero mu by'ukuri ngo yaraguye mu bitero byakozwe hifashishwe drone za 23, bikaba byavugwaga rero n'uruhande cyangwa se n'ibinyamakuru bikora ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ariko kandi amakuru mashya aturuka mu bantu batandukanye ndetse no ku barwanyi ba Wazalendo, ndetse by'umwihariko abari hafi y'aho urugamba rurimo kubera, ayo makuru aremezwa neza kandi akavuga ko inkuru irimo iragenda ivuga ko uwitwa Mutayomba yishwe na Waza VDP ari ibinyoma cyangwa se ibihuha byambaye ubusa. Amakuru yihutirwa rero arimo aratugeraho, ndetse kandi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ku birimo birabera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biragaragara ko nta gihamya cyizewe cyangwa se nta cyerekana ko General Mutayomba yaba yarishwe n'izi drone cyangwa se ikimenyetso na kimwe kibigaragaza. Ahubwo aya makuru akomeje kuvuga ko uwo muyobozi yaba yarishwe akaba afatwa nk'ibinyoma byambaye ubusa, kuko ku ruhande rw'itsinda rya Waza VDP bamazije kugaragaza ko iyo nkuru ari ibinyoma byambaye ubusa. Ubu rero kuba nta gihamya kigihari cyangwa se nta cyerekana ko ibyo bintu ari ukuri, iyi nkuru ngo abaturage mugomba kuyifata nk'ibinyoma byambaye ubusa, biri biravugwa no ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba mu gihe cy'imirwano ikaze nk'iyi ngiyi irimo irabera ahantu bita Rubaya, nibwo inkuru nk'izi zikwirakwira, kubera yuko impamvu ni ikintu nyine kiza kigashaka guca intege. Nk'ubu tuvugana birashoboka cyane ko niba wenda Mutayomba arimo arayobora mu by'ukuri cyangwa se arimo arakorera muri aka gace kose ka Rubaya na Masisi, akaba ari we urimo uragenda uyobora rero defense nyinshi zihari, hari abasirikare batoya batanamuzi. Rero iyo nkuru ibaye sensibilize cyangwa se igakwirakwizwa mu buryo nk'ubu ngubu bw'ubuhanga bunakomeye cyane, biroroha cyane kugira ibiki guca intege abasirikare bari ku rugamba, kuko umusirikare yumvishe ngo umuyobozi we yapfuye cyangwa se yarashwe, nta kindi kintu kizima abasha gutekereza ku ntambara barimo aragenda agira ibiki arwana. Ubwo rero byaje kugarukwaho, ndetse kandi no ku ruhande rw'abaturage baba batangiye kugira ibiki gucika intege. Rero byaje kugenda bigarukwaho, ndagira ngo mbabwire ngo izo nkuru rero zirimo ziravugwa muri ubwo buryo si ukuri, ni ibinyoma byambaye ubusa buri
kugeza ubu mu by'ukuri amakuru atugeraho nka Shema dossier Antarctique nuko ibivugwa atari ukuri, mu gihe amakuru avuga ko rero yishwe n'ibyo bitero bya drone. Mu by'ukuri agomba ngo gufatwa nk'atizewe kuko nta gihamya afite. Hari amakuru rero yari yakwirakwiye avuga ko General Mutayomba yishwe n'ibitero bya drone. Ayo mwagiye muyabona, ayo makuru rwose si ukuri, mu gihe amakuru mashya rwose arimo arabyemeza, arimo aremezwa n'itsinda cyangwa se n'abagize uyu mutwe wa za VDP, ashimangira ko uyu mugabo akiriho kandi akomeje kuyobora abantu basore. Kugeza ubu icyo mugomba kumenya ni uko umuntu bita Mutayomba yakoranyemo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bumva nibiro kabisa muri teritwari ya Masisi ahantu bita Rubaya. N'uyu munsi rero imirwano irakomeje kubera rero ubukana n'ubukaka yakoresheje ahangana n'izi nyeshyamba, n'ubu akaba gikomeje guhangana nazo. Niyo mpamvu ngo inkuru nk'iyi ngiyi rero yaba yakwirakwijwe n'aba basore bizi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Icyo bavuga rero Bazarendo baravuga bati si ukuri iyo nkuru, buri muntu wese ayifate nk'uwayibonye yihitira, bati kuko atari ukuri. Ni Mutayomba rero ukomeje kugenda agarukwaho mu bitangaza makuru bigiye bitandukanye. Aha rero ni muri teritwari ya Masisi, hakaba hakomeje kubera intambara ikomeye cyane. Gusa iyo nkuru rwose ni ibinyoma byambaye ubusa. Hano hari umwe mu bantu bagize gutya banyuza ubutumwa bwabo mu by'ukuri mu mbuga zigiye zitandukanye, agira ati muraho rwo mwese, muraho neza. Ati rwose General Mutayomba ni mwiza kandi ni muzima, amakuru atariyo arimo aragenda muvugwaho. Ati no gukwirakwiza ibinyoma mu by'ukuri kw'abarwanyi b'inyeshyamba za mama 23. Ati rero impamvu iyo nkuru ikomeje gukwira ahantu hose, ati nuko witwa Mutayomba yazengereje abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa mama 23. Ubwo rero uyu mugabo ngo inkuru muri muramubonaho zirimo ziramwandikwaho si ukuri, ahubwo ni ibinyoma byambaye ubusa kugeza amagingo yangaya. Iyo nkuru rero ni inkuru yari yanditse ishimangira ibyo bintu, ivuga ko ibirimo biragenda bivugwa kuri uyu mugabo atari ukuri, ahubwo ari ibinyoma. Umakuru yari yakwirakwiye, hari agafoto kariho ifoto y'uwo musirikare mu by'ukuri iriho ifoto hejuru handitseho amagambo, ariko ikagira iti General Nyatura Mutayomba bivugwa ko yiciwe mu mirwano iherutse kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Niwo mutwe w'iyo nkuru y'amagambo. Ayo rero niyo makuru arimo aragenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko urubuga rukoreshwa cyane burya ni icyahoze ari Twitter, ubu yabaye X. Nirwo rubuga ruri mu mbuga zikoreshwa cyane rwose, by'umwihariko bitewe nuko amakuru menshi cyane buriya niho akunze kunyura. Ubwo rero imbuga nkoranyambaga zirimo YouTube ndetse n'ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi nka YouTube bari bamazije kugenda bayivuga gutyo, ariko muri announcement cyangwa se mu itangazo ryamaze gushyirwa hanze na waza VDP bavuze ko ibyo bintu bifatwa nk'ibinyoma byambaye ubusa buri. Ayo ni amakuru rwose agomba kugenda bageraho. Murabizi ko ngiye ubwanjye nabyemeye, nkababwira nti gahunda ni iki? Gahunda ni amakuru. Nkababwira ni gahunda na amakuru. Muri aya masaha hari amakuru mu by'ukuri arimo aravuga ko ahantu bita Ishasha abaturage ngo baherereyeyo bari mu kaga gakomeye cyane. Umuntu utuye Ishasha rwose ngo yigize ambwira ati harimo kubera ibitangaza kubera ko turi ku mihini. Rwose ati turi ku mihini, turimo turakubitwa izakabwana. Ati kandi ubuzima buragoye, atari ko Imana niyo ibizi. Niko uwo muturage utuye hano Ishasha yakomeje kugenda avuga.
yerekana ko ubuzima babayeho Imana ari yubuzi. Muri make aragaragaza ko ibintu bitoroshye ahitwa Ishasha, akavuga ati rero dukomeje kugorwa cyane. Ni amakuru menshi cyane ndetse ni na byinshi tuba tugenda tugarukaho tubabwira, tukavuga tuti tubagezaho amakuru ndetse uko yakabaye. Namwe icyo musabwa ni ugukanda kuri like, kanda kuri like hano kuri Shema Dossier en article, kubera ko izi article zikomeye cyane tuba turagenda tugarukaho. Chariwa ni agace gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Kabare. Wazalendo bamazije gushinga ibendera muri aka gace kazwi nka Chariwa. Ayo ni amakuru arimo araturuka muri utu duce ashimangira ko rero uyu mutwe wamaze kwerekana ko aka gace wamazije kukaba rero wakigarura, ndetse kakaba kamaze kuba ahibere nkuko amakuru aturuka no muri Chariwa akomeza kugenda bivuga. Ni foto yagaragazaga uyu mutwe wa za VDP, waza Lendo na FARDC FDNB barimo kuzamura ibendera muri ibi bice, berekana ko nta mikino bakomeje gahunda yo guhangana n'umwanzi, bityo bikagaragara ko rwose biteguye gukomeza ibikorwa byabo bya gisirikare byo gushaka amahoro arambye, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Chariwa rero, Chariwa kabisa. Ubu tuvugana kakaba ari agace kamazije kujya mu biganza bya waza VDP nkuko amakuru atugeraho aya masaha akomeza kubishimangira. Reka mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza bakunzi ba Shema Dossier en article, mukomeze kugubwa neza, Imana n'umugisha bikomeze kuba namwe. Twebwe twababwiye tuti gahunda ni yayindi, nta kintu kigeze gihinduka, dufite morale yo gukomeza kubageza amakuru, ariko kandi breaking news zo muzajya muzikura hano kuri Shema Anarchiste, ubundi duhita tumanukana aha rero kuri Dossier en article tuyanyuramo nk'uku nguku. Mu gihe rero tugomba gutangira kuyongera iminota mu minsi iri imbere, reka tube dukora mike ishoboka. Ariyo mpamvu rero mpamagara buri muntu wese gukanda kuri like ndetse ukana subscribinga, kuko gahunda yo ni amakuru kandi akomeza kugenda atugeraho. Murakoze cyane, murakarama, mugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo. Nizere ko umerewe neza cyane, nizere ko Imana ikomeje kukurinda aho uri hose. Rero gahunda ni yayindi, ni ukubana mu buryo burambuye cyane. Turongera guhura ku isaha ya saa 11:20 z'igitondo, turebera rimwe amakuru ndetse na byinshi cyane bikomeza kugenda biyavugwaho ndetse binayagarukwaho muri rusange. Muhawe ikaze rero, muhawe ikaze, nicyo kintu cya mbere, ndetse mbifurije no kugubwa neza aho muherereye hose. Murakoze cyane, murakarama.